bakunzi ba Izere Media TV, nizere ko wamaze gukanda subscribe, ibiganiro byacu bikuryohera. Naho utarayikanda ikande, ukande kuzogera ahanditse all kugira ngo inama zacu tubaha, ibiganiro byacu bijye bibasha kukugeraho vuba mbere y'abandi, kandi nubibona ujye ubisangiza n'inshuti zawe, ibyo wungukiyemo nabo babisangiza inshuti zabo, kugira ngo bimwe abantu batazi babone bunguke ubumenyi, cyangwa wowe ibyo usanzwe uzi ube wabasha kugongera kongera ubumenyi. Uyu munsi rero naje kugira inama abagabo bakunda kujya gukora ituri ya kabiri ikanga, mbese kwa kundi uba wamaze gukora ituri ya mbere, iya kabiri kugira ngo imbohe ihaguruke bikanga neza neza. Hari abagabo bakunda kurongora abagore babo cyangwa se abakobwa b'inshuti zabo, ubundi ituri ya mbere hari abayirangiza vuba, hari abayirangiza batinze, ariko iya kabiri neza bikanga. Icyo gihe umukobwa cyangwa umugore muri kumwe ntabwo azabasha kwishimira igikorwa muri kumwe. Ubundi mbere na mbere ubanza gutegura umugore wawe cyangwa umukobwa inshuti yawe mugiye kurongorana, nk'uko duhora tubibabwira. Ubundi mbere yo kurongora umukobwa cyangwa umugore wawe ni ukubanza kumutegura, nibwo imibonano mpuzabitsina ibaryohera neza, hamwe mwese mwisanga muri mudu, murabanza mukaganira, yego mukabikora. Hari abagabo barangiza vuba, hari abarangiza batinze, ariko ubundi ituru ya mbere ntabwo ijya inyura umukobwa, ntabwo ijya inyura umugore rwose. Niba utabinanabiza ubimenye, ituru ya mbere wowe mugabo ishobora kuryohera ukamurongora rwose neza, ukumva urananyuzwe ukarangiza, ariko ituru ya mbere ntabwo ijya inyura umugore. Ubundi ituru ya mbere irinda irangira umugore akibishaka. Wowe mugabo rero, wowe ukunda kugira icyo kibazo ugashaka gukora ituru ya kabiri bikakunanira, uyu munsi ikiganiro ntikigucike. Nawe utarakanda subscribe ikande vuba udukurikire, muraza kunogerwa n'ikiganiro tugiye kubaha, uburyo muzaza mubigenza kugira ngo n'ituru ya kabiri mubashe kuyikora. Hari abagabo babana n'abagore babo, ubundi umugabo n'umugore iyo bagiye kuryama, wenda nubwo bitaba ari buri munsi, ariko byagombye kuba buri munsi, ubundi urabanza ukarongora umugore wawe kugira ngo muryame neza. Tuzi neza ko imibonano mpuzabitsina ari ikintu cyubaka urugo, ni ikintu cyubaka urugo, kandi kugira ngo umugore n'umugabo basinzire neza, ubundi baba bakwiye kubanza kurongorana kugira ngo babone ibitotsi neza, basinzire neza, kandi nabyo reka kubaka urugo. Hari abagabo rero bakunda kurongora abagore babo ituru ya mbere imwe yonyine, ubundi bagahita bisinzira. Inshuti yanjye, burya ntabwo uba ukemuye ikibazo, ahubwo uba ugiteje. Ntabwo uba ugiye gutuma wowe uraruhuka neza, ariko umugore wawe ntabwo aba aruhutse neza. Iyo ukoze ituru ya mbere ukirekerera, wowe uba unyuzwe, uba unarangije, ariko umugore we, ubundi umugore atinda kurangiza. Dusabwa tubizi neza abagore benshi cyane ko batanarangiza, ariko n'urangiza aratinda pe, ntabwo ahita arangiza ako kanya. Rero iyo umukoreye ituru imwe warangiza ugahita usinzira, umuhaye umushyuke ahubwo ngire ngo w'ibihe byose. Ubundi niba wowe mugabo inama ngiye kukugira uyitega amatwi uyumve, niba ushaka kugira ngo urugo rwawe rugende neza, cyangwa wowe musore niba ushaka yuko umukobwa azakomeza kugukunda, akishimira uburyo mubanyeho, uburyo wenda umurongora, hahandi atazaza yifuza abandi, atazaza aguca inyuma. Niba ugiye kurongora umukobwa inshuti yawe cyangwa umugore wawe, umurongore yibura amaturo abiri. Ku ituru ya kabiri umugore byanze bikunze, iyo ari uburangiza ituru ya kabiri rwose umushyukwe urushize, hahandi ushobora gusinzira neza nawe agasinzira neza. Wowe mugabo niba ushaka yuko umugore wawe asinzira neza nk'uko nawe bimeze neza, umurongore yibura amaturu abiri, ubundi mubone gusinzira rwose mwese neza. Ubundi ikibazo nk'icyo cyo kugira ngo wenda
urongore iture imwe ubundi imboro bitinde kwihaguruka cyangwa se inabyange. Akenshi biterwa n'uburwayi, hari uburwayi bubitera pe, hahandi ashobora kurongora imwe rwose akumva birahagije, hamwe yamara n'iminsi ibiri yumva atagikeneye imibonano mpuzabitsina. Ubundi hari indwara nka za diyabete n'izindi ndwara nyinshi, indwara za amibe, hari indwara nyinshi zishobora gutuma umugabo adakunda kugira ubushake cyane imibonano mpuzabitsina, cyangwa se agakora nk'ituri imwe akumva aranyuzwa, akumva n'ibyo birahagije. Ariko wowe mugore cyangwa se wowe mukobwa uri kurongorana n'umuntu umeze gutyo, mwabanje kuganira mubiziranyeho neza, uzi ko ajya agira icyo kibazo, hari ukuntu ushobora kumufasha, hari inama nakugira ushobora gukora ukajya ubasha kumufasha ku buryo ushobora guhagurutsa imboro ye ikongera igahita ibishaka, cyane yuko wowe mukobwa cyangwa wowe mugore uba utarangije. Ku ituru ya kabiri ni naho umukobwa aba yumva yarangije kujya muri modo neza. Iyo muri kubikora ku ituru ya kabiri, umugore cyangwa umukobwa uwo ari we wese nibwo yumva aryohewe, ni naho hantu ashobora kurangiriza. Niba ubizi neza ko umugabo cyangwa umusore muri kurongorana afite icyo kibazo cyo kugira ngo arangize kuri bwa mbere ubundi ntiyongere guhita agira ubushake, wowe niba akirangiza wirekera, wiva muri modo, nawe witereraho uhite wiryamira cyangwa umurakarire, we ahubwo ushobora guhita umufasha, ugatangira nanone guhita ukora ako kanya hantu ujya ukora akahita agira ubushake. Ushobora kumukora mu matwi cyangwa ugakozamo ururimi, ushobora kumukorakora ku mabere ye ukamukarisa ahantu hose, ukamanuka no ku mboro hose, ukajya ufata amabya ye ukayakinisha. Bishobora gutuma ahita azamura ubushake vuba, nubwo bishobora gutinda, ariko iyo ubyihoreye bihita birangirira rimwe. Ariko umufasha gutyo, waba uri n'ubishobora ugafata imboro ye ugatangira ukayinyonya, kabone nubwo yaba yaguye kuko gahita kaba gato, ushobora ugafata ukakanyonya. Cyangwa se wabona byanze ukayifata utitaye ko nta bushyuhe ifite, ukayicarira wowe ukajya uyikinisha uko bishoboka byose. Wa mugabo nawe niba asanzwe abizi yuko afite iyo kibazo cyo kugira ngo arangize ituri imwe ubundi bihite byanga, imboro yanga ikongera guhita ihaguruka, nawe mugabo wituza, fasha umugore wawe, ufate intoki zawe ujye wagaza kuri rugongo ye, kuko urabizi neza ko ari ubushake bw'abagore buba, niho umugore arangiriza, niho ushobora gukoza imboro umugore akarangira. Hari bamwe bibwira yuko imboro kuyinjiza mu gituba aribwo umugore arangiza, burya umugore arangiriza inyuma, imyanya ituma arangiza ibiri inyuma ni rugongo, nta handi. Ushobora gufata intoki zawe ukajya uzikoza kuri rugongo gakeya, uhagaza nawe uko arimo aragukora ku mboro, agukarisa ahantu hose, nawe ukamufasha kugira ngo ahite arangiza. Hari n'igihe umugore ashobora guhita arangiza kuri kwa kumutera fingara, nabyo bishobora gutuma umugore arangiza. Kandi ubundi kugira ngo umuntu yumve ko yaryohewe n'imibonano mpuzabitsina ni uko arangiza. Noneho umugore we iyo yarangije gire ngo nijoro yari kugabira kandi atari ibye. Rero izo nama nizo nabagira, nicyo kintu ushobora gukora kugira ngo uhite uhagurutsa imboro y'umuntu ugenewe guhaguruka, mutarinze kujya gukoresha imiti, mutarinze kujya kwivuza. Ubwo buryo nibwo ushobora gukoresha niba ituri ya mbere yarangiye indi kanga, ugahita uhagurutsa imboro y'umugabo cyangwa y'umusore muri kumwe. Mwizere rero ko mwamaze kumva ukuntu muzaza mubigenza. Hari bamwe b'abagabo bubatse bajya bahura n'icyo kibazo, hamwe iyo utanabikoze neza, iyo uhora umeze gutyo utarabwiye umugore wawe, utaramuganirije, cyangwa se umugore akaba atazi ubwo buryo ashobora kugufashamo kugira ngo imboro yawe yongere ihaguruke, akenshi babaca inyuma cyangwa bakagenda bavuga bati umugabo wanjye cyangwa uyu mushere wanjye nta kintu ashoboye mu gitanda, kandi nyamara hari uburyo mushobora gukoresha ugahita uhagurutsa imboro vuba, ugahita ushyukwa. Nizere yuko wowe mugabo cyangwa wowe umusore wamaze kumva iyo nama,
nawe wa mugore we utaruzi uburyo ushobora gufasha umugabo wawe kugira ngo akuryohereze kugira ngo mukore amaturu wumva wifuza paka urangije. Nizere yuko mwamaze kubyumva. Wowe utarakanda subscribe ikande, ibiganiro byacu ukomeze ubikurikire 5/5. Turi kumwe namwe. Izere Media TV irabakunda. Murakoze, ibiganiro byacu nakagaruka.